Inama y'umunsi y'abashakanye, kwibuka agaciro k'umugore usigara mu rugo. Abagore benshi bakunze kuvuga ngo numva binteye isoni kuba ndi umugore wirirwa mu rugo. Abandi nabo baravuga bati numva ntanga imbaraga zanjye uko bikwiriye. Bati numva ndi umuntu utujuje ibyangombwa kuko nta bufasha bujyanye n'amafaranga njya ntanga mu rugo rwanjye. Wowe turi kumwe uzi umubyeyi uhora yiganyira gutyo cyangwa ahubwo ni wowe. Ibaza uti ese ni gute nshobora kubiha agaciro yuko ndi umubyeyi usigarana abana mu rugo cyangwa se ko ndi umubyeyi usigara mu rugo. Bwa mbere iki ni igitekerezo giteye ubwoba kandi ni ukuri kibabaje ku babyeyi benshi. Kuri bamwe iki ngiki nta kibazo kuko nibo babihisemo, ariko ku bandi bisa n'ibyagwiririye. Bamwe bumva yuko ari nk'icyaha, bisa nkaho nta gisubizo kiboneye. Kuri bo nta guhitamo bafite kuzuye. Iyo noneho ugereranyije n'inshuti zawe zikora, bishobora kugukomeretsa cyane. Inkuru nziza rero, banza umenye yuko kuba mama ari akazi katoroshye, kandi burya icyo ubuharanira n'abariya bakora nicyo babaharanira. Babaharanira uburere bwiza bw'abana babo. Ugomba rero gushima amahitamo wagize nk'umubyeyi, kandi ugashaka uko wakwigirira icyizere, ukanagirira icyizere umurimo wahisemo. Ikindi kandi wamenya ni uko kurera abana burya ari ugukurikiza indangagaciro z'umubyeyi. None se mubyeyi turi kuganira, uwo mwashakanye yaba yarashyigikiye ibyemezo byawe, cyangwa ahubwo ni umwe mu bagutera kumva yuko ntacyo uri cyo mu buzima? Turifuza kumva inkuru yawe. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.